Muraho, ikaze kuri Cecile Show TV. Wogeze kuri Cecile Show TV bwa mbere turakwakiriye wiyumvemo ikaze, nawe duhorana umunsi ku munsi ndagushimiye cyane kuko aho tugeze ubifitemo uruhare. Wowe bitagenze neza uyu munsi wihangane ejo bizagenda neza. Ugihumeka nawe uba ufite amahirwe 100% yo kubona ibyiza, ejo bizagenda neza. Mwabibonye rero nk'uko muri iyi minsi turi kwitegura iminsi mikuru, nifuje ko nabasangiza uburyo bumwe wateguramo amafunguro yahaza abantu benshi. Aya mafunguro ni ifunguro ryahaza abantu 8. Mukurikire rero ni ifi tugiye gutegura, mwayibonye ntangiye noza ifi. Iyi fi mureba ni tilapia. Tilapia ipima ibiro 2. Iyi ni ibiro 2. Iyi fi mureba hano yahaza abantu 8 kandi buri muntu wese akanyurwa. Mukurikire rero murebe uko tugiye kubigenza, akantu ku kandi ntihagire ikintu na kimwe kigucika kugira ngo bitazagenda nabi ukambwira ukavuga ngo nakubeshye cyangwa se nakubwiye ibitari byo. Hoya, wowe ukurikire uko turi kubigenza. Nk'uko mumaze kubimenyera rero benshi baransabye ngo nongere mbereke neza uko boza ifi. Uko boza ifi rero, tilapia cyane cyane kubera igira amahwa menshi, ukora uko ushoboye amwe muri yo ukayagabanya. Tilapia igira amahwa menshi, rero ni byiza ko wayagabanya. Iyo utayakase cyangwa ngo uyakureho usanga isosi yuzuye amahwa. Ni byiza rero utu two ku ruhande ucengezamo icyuma, warangiza ukakavuna ukumva nyine ko kakocotse. Icyo gihe bigufasha kuyakuraho neza. Murabona ukuntu ari kugenda avaho byoroshye. Kubera iki? Nabanje kuyavuna. Muri kuyabona ukuntu ari kugenda avaho. Biroroshye cyane. Ni byiza cyane igihe uri gutegura ifi, umakinge sure ko utu duhwa twose wadukuyeho. Noneho ndizera ko mwabibonye. Kuri video y'ubushize mwarambwiye ngo ntago mwabonye ukuntu nayogeje. Rero ni uku nguku, gusa iyi fi ni kubera ari nini cyane, amababa agiye akomeye, ariko nyine ukora uko ushoboye ukabikuramo. Mbese uriyeranja nawe mu buryo bushoboka. Icy'ingenzi ni uko aya mahwa yose uyamaraho kugira ngo isosi yawe ize kuza isa neza, kandi ikindi ntiyuzuremo amahwa. Ndangije kuyoza rero, amatwi ntago nayakuyemo, nagerageje kuyakuramo mbona birakomeye, ndavuga reka mbanze nyikate. Aha rero mukurikire niho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo iyi fi ngiye kuyikatamo ibice 8. Mubirebe neza uko mbigenza. Kubera iyi fi ari nini cyane rero, ufata icyuma mo hagati nyine haba harimo amahwa, ugasa nk'ukubitaho kugira ngo kase nk'akavunika bikorohere kuyikata. Iki ni igipande cya mbere cyo ku mutwe nkuyeho. Impamvu mbabwira ko kugura cyangwa se gukoresha ubu buryo, hari ubwo uba ufite umuryango munini cyangwa w'abana benshi kandi nta bushobozi ufite bwo kugura amafi menshi cyangwa kugura inyama. Iyi fi rero uyigura ari imwe ari ibiro 2, aho kugira ngo ugure twa dufi twinshi tw'abantu 8 wenda ni urugero, cyangwa se wenda uragura 4 ngo baze kugabana wenda utwo. Ariko ndakwibutsa ko twa dufi duto cyane tubamo uduhwa dutoya kandi ntago ubona ko umuhori ugaragara. Ni ukuvuga amahwa yatwo aragoye cyane kuyajonjora, kuyiha umwana biragoye. Ariko iyi fi nini cyiza cyayo, ibihwa biba biri binini kandi bikivanaho bijya ku ruhande, n'umuhori ukaba ugaragara neza. Niyo mpamvu ngushishikarizaho kugira ngo ugure udufi duto twinshi. Wakwigurira igifi kimwe cyonyine, noneho warangiza ukagikatamo ibice bingana nuko bangana, nk'uko umuryango wawe ungana. Atari ngombwa ngo umwe asangire n'undi, cyane cyane ko abana kenshi bo nyine hari ukuntu bashwana, taranshuze, hariye kinini, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero wabikuraho, ahubwo buri muntu akiseriva ku yesahane ndetse akishyiriraho n'ifi yiwe yo kurya kandi akishima, isosi ikaza imeze neza. Muri kubibona iyi fi rero kubera nyine
nk'uko nabibabwiye iyo ugezemo hagati haba hariho ari nini, ufata icyuma ukasa nk'ukubitaho gatoya kugira ngo kibashe kwinjiramo neza. Ntabwo bigoye habe na gato, oya, biroroshye cyane rwose. Aha rero murabona ko maze gukuramo ibice bine. Ikigiye gukurikiraho bya bice byose ngiye kugenda mbicamo kabiri. Aya mahwa yo ku ruhande nagerageje kuyavuna biranga, none ngiye kuyakata. Igikurikiyeho ni ukuyakata kuko nk'uko nabibabwiye, ifi ntabwo ugomba kuyiteka ifite amahwa menshi angana gutya kuko byangiza isosi. Nagerageje kutuvuna rero mbona biri kwanga, icyo mpisemo ni ugufata utu duhwa narangiza cyangwa se aya mababa nkayakata nkoresheje icyuma. Nawe wakoresha ubundi buryo bwose ubona bwakorohera, muri kubibona. Ubu rero nibwo mbonye ko binyoroheye kuyakuraho. Kandi kuyakuraho nyine birumvikana isosi zimeze neza ntiyuzuremo amahwa nk'uko nabibabwiye. Murabona ko imeze neza rero. Nawe ukoresha uburyo bushoboka bwose, irakomeye. Ni ukuvuga iki gifi ni kinini cyane, twa tundi dutoya two bihita bivaho. Ntusemo uburyo rero bwo gukata kuko kuvuna bwo byanze, murabona ko mbikase. Ukora uko ushoboye icyuma ukagityaza nyine kugira ngo kize kukorohera. Ubu rero ikigiye gukurikiraho nyine ni ugufata ya mafi nkagenda nyacamo kabiri kabiri, murabibona. Mwe mukurikire murebe ntimurangare, cyangwa se nimba hari ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, videwo nzakora ubutaha se, wanyandikira muri komenti nkagusubiza rwose. Buri kibazo cyose kirasubizwa kuri Cecile Show TV. Ari nayo mpamvu nakoze iyi videwo nkavuga nti mbibereke. Murabona ko ubu hano murabona ko iyi fi yahaza abantu babiri. Utavuze ngo basangirire ku isahani imwe, dore ko bitakigezweho. Ikigezweho ari uko buri muntu agira iye sahani. Murabibona tubaye tune. Kandi murabona ko ari umuhori munini cyane, ntawe uhenze undi, bimeze neza cyane. Kandi ikindi nta mahwa yuzuyemo pe, n'iyi nayo ngiye kuyicamo kabiri. Murabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Ni ukuvuga ngo urayifata ukageza neza ku mahwa, warangiza ugakata. Ni ukuvuga ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, nko gukata inyama nta birenze rwose. Urabibona birangana rwose, nta hantu bitandukaniye. N'umutwe nawo ndawufata nawo nywucemo kabiri, murawubona nawo. Umutwe wo rero hari aho ugeramo hagati ukumva harakomeye, icyo ukora ni ugukubita nyine kugira ngo igufa ririmo hagati ribashe kumanyuka, ariko nawe urakora uko ushoboye nyine ugakata bikaringanira. Kubera ya matwi harimo abantu batajya bajugunya amatwi, hariho n'abayata, gusa ngewe amatwi ndayata kuko akenshi na kenshi usanga yera amatwi nta n'inyama ibaho pe, nta muhori agira. Niyo mpamvu njye nyata, ariko hariho abantu nyine ngo bakunda amatwi. Murabona rero ndagihondaguye nyine nkubisemo hagati kugira ngo igufa ribashe kumanyuka. Muri kubibona ko imanyuye, kandi murabona ko umutwe uringaniye neza nta kibazo. Uyu mutwe mureba gutyo ufite imihori nawo cyane ndetse myinshi. Aha rero ngiye guhita noza ibi bipande byose maze gukata. Nifuzaga kubereka uko wakata ifi. Iyi fi ndabibutsa ko ari ibiro bibiri, ipima ibiro bibiri. N'ifi y'ikiro kandi n'inusu cyangwa ikiro kimwe nayo wayikata gutya nta kibazo. Wowe biterwa na famiye yawe uko ingana, cyangwa se ushaka, tuvuga urugero, ushaka gutekera rimwe isosi, udashaka guteka buri kanya. Iyi sosi niyo mpamvu natetse isosi nyinshi cyane, kugira ngo nereke umuntu wese waba ufite ikibazo se, nagaburira gute umuryango munini se, nabatekera iki. Kenshi na kenshi ibyo guteka ababyeyi bikunda kubagora cyane. Rero navuze ntireka mbashe kuborohereza, mubashe kubona uko namwe mwakwitegurira amafunguro, kandi mu buryo budahenze pe, mu buryo bworoshye cyane. Iyi sosi cyangwa se iri funguro turi gutegura, ushobora kurifatisha ubugari se, umuceri, agafiriti, mbese icyo ukunda icyo ari cyo cyose wafatisha n'iri funguro turi gutegura.
Ndimo ndayoza neza rero kubera nyine yari nini, kozamo imbere byangoraga, niyo mpamvu mpisemo kuyisubiramo nkayoza neza majije kuyikata. Murabizi ifi utayogeje neza cyane cyane umutwe utawogeje neza, akenshi isosi irarura cyangwa se warya wa mutwe ukumva urimo kurura kubera akenshi ibyo baba barakoresheje batega amafi akenshi usanga haba harimo nk'ibirura ntawamenya cyangwa ibyo zariye. Ni byiza rero ko umekinga shuwa ko wayogeje buri kantu kose hose wagezemo ndetse wabikuyemo ibintu byose bibangamye wabikuyemo. Ifi rero turi kuyoza nyine nk'uko muri kubireba, biroroha cyane no kuyikata mwabibonye ko byoroshye. Ndibutsa umuntu wese utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe kuri Cecile Show TV niba ushaka ko tuzajya dukurikirana cyangwa duhorana umunsi ku munsi. Nasohora video ukaba uwa mbere mu kuyibona igahita ikugeraho. Ikindi nacyo kwanyandikira muri komenti ibitekerezo byanyu, ibyifuzo byanyu ni ingenzi rwose kuri njyewe, tukungurana ibitekerezo. Nimba hari aho mubona bitagenda neza mukambwira nkabikosora, niba kandi hari icyo kongeramo nabwo mukambwira nkacyongeramo. Ni ingenzi cyane gukorana n'abantu babasha kuganira, dukominika ibintu bikagenda neza. Nkomeje rero koza ya fi, niyo ndi koza, ndi kubereka. Bansabye ko nabereka uburyo batunganya ifi akantu ku kandi, niyo mpamvu mubona natinze mu koza ifi. Mw'abantu mwe mutagira ngo nabarambiwe, ni abakunzi bacu babinsabye kandi ibyifuzo byanyu biba bigomba gusubizwa 100%. Ngira ngo noneho aha ngaha nabasubije pe, nabasubije rwose, nihanganye. Umva ndanazuminga kugira ngo murebe neza, kamera nayiyegereje cyane kugira ngo murebe neza. Umekinga shuwa ko ifi wayogeje neza, yakeye neza kandi amahwa nayo wayakuyemo yose, ukamekinga shuwa ko amahwa wayakase. Murabibona ko ifi rero yatunganye. Mwakibaza ngo wagiye gukurikiraho iki? Ku bantu bagira ifuru, uyishyira mu ifuru. Tubigenza gute rero? Mu ifuru ufata isahane yawe ugashyiraho agapapuro gatuma ibyo uteka bitari bufateho, ngo isahane ise kukugora kuyoza. Ikindi nacyo ngo bize kukugora kwarura ibyo watetseho, kuko akenshi utagashyizeho bifataho ugasanga byashwanyaguritse. Warangiza mfashe ya mafi nyarambuyeho. Umva ntago ari ngombwa rwose ngo uyasige ibirungo ngo nurangiza ngo urindire isaha. Reka. Ubaha ngiye kuyasiga ibirungo, ndayarambikaho yose nyasiga ibirungo, nindangiza mite nshyira mu ifuru direct. Ku muntu rero udafite ifuru ashaka kuzikawusha niko nabyita, kugira ngo atashaka kuzitogusa, ashaka kuziteka nko mu mavuta n'urugero, urayifata ukayishyira ku kazuba ikumuka neza. Warangiza ukayisigaho umunyu, ugasigaho bya birungo byawe nyine. Warangiza ukayifurayinga cyangwa se ukabanza ugasigaho ibirungo byawe byose wifuza. Warangiza ukayanika kugira ngo ishireho y'amazi, cyangwa se nta mwanya ufite ushaka kuyiteka mu mavuta, ufata ibirungo ugashyiramo byose. Warangiza ugashyiraho ifu, yaba ifu y'ubugari, warangiza ukagira ugashyira mu mavuta. Mbese uburyo bwose wakoresha nta kibazo. Aha rero kubera ngiye gushyiraho ibirungo cyangwa gushyiraho ibirungo, nambaye ga kugira ngo bino birungo bitanyinjira mu nzara, cyangwa se ibirungo cyane cyane tumerike ntago ikunda gufata cyane, ntago ikunda kuvaho. Ibi birungo mubona, iyi ngiyi ni tungurusumu y'ifu, kiriya ni tumerike, nabanjeho umunyu, niwo nabanjeho. Aha rero nkurikijeho tangawizi y'ifu. Urebye iyo uri kumariniya cyangwa uri gusiga ibyo kurya ushaka kotsa cyangwa gushyira mu ifuru cyangwa gukawusha, wifashisha ibirungo by'ifu. Nyuma yaho rero uhita ushyiraho utuvuta kugira ngo
iyi ifi ibashe gushya neza kandi yinjiremo ibirungo bibashe kwinjiramo imbere. Niyo mpamvu mise nyanyagizaho n'utuvuta. Aya mavuta mureba ni olive oil nasutse muri aka gacupa ka spray kugira ngo kaze kunyorohereza. Ubu rero ngiye gusiga hose bikwirakwire hose, nindangiza mpite nshyira mu ifuru. Muri kubibona ukuntu ndi kubigenza. Aho ugira ikibazo unyandikire umbwire, ndahari rwose ndahita ngusubiza byihuse. Nyamuneka ntimuzananirwe kwirira amafunguro meza ku minsi mikuru cyangwa ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Ntimuzananirwe kwitegurira amafunguro aryoshye kandi meza cyane. Mwabibonye ko ifi yatubutse yabaye nini cyane. Rero nuko nguko mubona ndi kuyisiga cyangwa ngiye kuyiteka, ndababwiza ukuri ibiryoshye, wanayiriraho rwose ikawushije. Ariko uyu munsi icyo nagambiriye cyacyo nifuje gukora nko gusubiza icyifuzo cy'umuvandimwe wacu, nifuje kubereka uburyo wakora isosi yahaza umuryango munini, nk'abantu bafite umuryango munini. Ariko niyo waba udafite umuryango munini wayikora, warangiza ukaza ari nyinshi cyane ugashyira mu turanje box, warangiza ukabika muri firigo, ukajya ukuramo dukeya utwo ugiye kurya, iminsi ikaba yicuma. Cyane cyane nk'abantu bakora akazi katuma bataboneka cyane, bahora bari bize, gutegura amafunguro ya buri munsi nabyo bibagora, cyangwa se nta mukozi ufite ugufasha gukora ayo mafunguro, ari wowe ubyikorera. Ukora isosi nyinshi zihagije z'ubwoko butandukanye ugashyira muri firigo, warangiza wowe icyo ukora ni ukujya ukuramo ushyushya. Kandi si n'icyo gusa, hari byinshi cyane uba usevinze. Hari umuriro se cyangwa iyo gaze se cyangwa ayo makara se, kimwe muri ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo uba usevinze igihe, usevinze mu buryo bwa ekonomi kandi ukihutisha n'imirimo yawe. Ni byiza rero kuba wakorera amasosi rimwe, ugakora amasosi atandukanye, warangiza ukabika muri firigo. Naberetse ukuntu ukora isosi y'ibishyimbo kandi ikaryoha cyane mbere, kuko wakora isosi y'inyama kandi nabwo bikagenda neza, ndetse n'iy'ifi ushobora gukora iy'ibishyimbo, iy'ifi, iy'inyama, noneho warangiza ukabika muri firigo ukajya uhangana n'uburisho. Mwabonye rero ubu ngiye guhindura urundi ruhande, murabona ko iri kuza isa neza cyane. Ndabibutsa ko iyi fi nayokeje cyangwa se ndi kuyiyumukiriza muri degere 275. Ahangaha rero iminota 20 ya mbere ndahinduye, ngiye gusubizamo nongere ndindire indi minota 20. Kandi ibyo ngibyo ndabikora ndimo no gukora isosi yo kuza kurambikamo izi samaki. Gusa hariho abantu bakunda isamake yokeje, ushobora no kuyikora uku nguku wabirangije. Ndakwibutsa ko uteraho utuvuta kugira ngo ibirungo cyangwa se isamake yacu itaza kumagara, ndetse n'ibirungo bikinjiramo neza. Ndakwibutsa ko utakunda nyine iri mu isosi, wakora isosi bisanzwe iri aho ngaho, warangiza ifi mukaza kuyiriraho itari mu isosi. Ariko ngiye sibwo buryo uyu munsi nakoresheje. Uyu munsi nakoresheje uburyo bwo guteka isosi, narangiza nkashyiramo ifi. Aha rero mu gihe ndindiriye ko ziriya fi zumuka neza, ndi gukaranga imboga. Mbanjemo igitunguru n'amavuta. Amavuta rero nk'uko mumaze kumenyera, hano twize ko tugomba gukoresha amavuta makeya. Amavuta rero nakoresheje ni olive oil. Igitunguru ni igitunguru kimwe kinini nakase, ndangije nshyiramo. Mu gukata igitunguru rero nta forumire bigira, ugikata uko ubyumva, uko ubishaka, wakata duto, wakata binini, nta kibazo. Icy'ingenzi ni uko igitunguru kigera mu biryo, kandi murabizi ko igitunguru ari ikirungo cya mbere cyiza cyane. Aha rero igitunguru kirahiye, ngiye guhita nkurikizaho gushyiramo ibindi birungo. Iyo kimaze kuba umuhondo cyangwa se nabyita brown, nibwo uhita ukomerezaho. Aubergine rero nakoresheje cyangwa ikibiringanya ndetse na seleri y'igiti, ya yindi y'igiti.
nibyo nakoresheje ni kimwe kibiringanya kimwe kinini, ubwo urumva ufite dutoya ni tubiri. Hanyuma mpita nshyiraho agati kamwe ka seleri ndetse n'agace ka pavuro y'icyatsi. Bimaze ngaraguraho rimwe gusa, ntabwo narindiriye ngo bishye hoya, ahubwo mpise nkurikizaho inyanya. Inyanya mumaze kumenyana kuzikoresha izo mu gikarito, ariko za freshi urazifata ukazigireta, warangiza ukanyuza mu kayunguruzo ugakuramo ziriya mbuto, cyane cyane iyo ari isosi ushaka gukoresha igihe kirekire, kubera ko ziriya mbuto zigaza ibiryo. Urayungurura rero ugakuramo ziriya mbuto, ubundi ugakoresha inyanya. Murabona rero ko isosi iri kugenda yegerana, murayibona ukuntu imeze. Ni isosi imeze neza, murabona ibirungo byacu cyangwa se ibyo twakaranze bimaze gufata irangi. Aha rero ngiye gushyiramo koriyanda. Iyi koriyanda rero ihumuza ibiryo cyane, niyo mise nkurikizaho. Yo ntago ndindira ko igombera gushya hoya, ahubwo ndavanga ari nako ngenda nongeramo uturungo. Iyi ni tumerike mumaze kumenyera, ntago ijya ibura mu biryo. Mise nkurikizaho boyiro y'ifi, mumaze kumenyera boyiro y'ifi nashyizemo udukibe tubiri. Mumaze kumenyera ko iyo ntetse ifi nkoresha boyiro y'ifi, nateka inyama nkakoresha boyiro y'inyama, nateka imboga zisanzwe zitarimo ibindi bintu nkakoresha boyiro y'imboga. Mumaze kubimenyera rero, murabona ko bimaze kwegerana, isosi niko nabyita, imboga zimeze neza cyane. Muri iyi sosi ku muntu utarya ubunyobwa we yarekera aha ngaha agahita ashyiramo amazi, ariko ku bantu barya ubunyobwa koresha peanut butter cyangwa se ubunyobwa buseye. Ku muntu ukoresha ubunyobwa buri fresh buseye, yabanza akabukaranga cyangwa se akabanza akabutogosa bukabanza bugashya, nibyo byiza. Warangiza ukabona kubukoresha mu mboga wateguye. Ubu bunyobwa rero nashyizemo ni garama 100 nizo nashyizemo, kubera ko nifuje gukora isosi nyinshi kandi ifashe, niyo mpamvu nakoresheje garama 100. Iyi ni isosi nyinshi cyane, namwe murabona ko imboga zabaye nyinshi. Hanyuma rero ngiye guhita nshyiramo amazi. Ndabibutsa ko ukoresha amazi yabize, utafite keto ngo uyatekemo, wayateka ku ruhande mu gasafuriya. Mu gihe uri gukora isosi, waba utetse, mu gihe uri gukaranga imboga waba utetse amazi ku ruhande. Nanjye rero niko nabigenje, natetse amazi muri keto, ni nayo ndi gukoresha. Aha ngiye guteka iyi sosi ibanze ishye neza, ishye neza, kubera ko za fi zacu zo ubu deja zamaze gushya. Murayibona ukuntu isosi imeze neza, irasa neza, iri guhumura. Umva ariko ntirahumura, ntabwo irahumura kuko ibirungo byose ntabwo birageramo. Ibirungo byose ntabwo ndabishyiramo. Muzagerageze iyi sosi, ndayibatuye, ndabasabye muzayigerageze. Aha rero nongeyemo akunyu, nabanje kurya, urumva muri boyiro habamo umunyu. Rero ubanje umunyu ugakugizaho boyiro, nyuma umunyu waba mwinshi. Beto ubanze boyiro. Rero ko nabanjije boyiro nariyeho numva ntabwo umunyu wakoze, niyo mpamvu nongeyemo undi. Akondisiyo ko wibuka ko no mu ifi harimo umunyu, ariko naho nta kunyu karinganiye nyine karaho. Rero ndapfundikiye, ndapfunduye, gupfundikira nkahita mpfundura. Nyine murihangana, kuri YouTube duteka amasegonda, ibiryo by'isaha imwe mu isegonda biba bihiye kuri YouTube, niko bimeze. Twerekana iby'ingenzi. Murabona ko isosi yahiye deja. Se ntimwibwira igiye gukurikiraho, maze uba ushaka wakwarura ukarya pe. Mushefu wanjye wo mu gikoni aba ahari. Za fi nazo murabona ukuntu zisa neza cyane. Ziraryoshye, zirahumura, mama we. Ifi nazo zahiye zimeze neza cyane. Hakurikiyeho kuzishyira, zirashyushye ndimo ndashya. Hakurikiyeho kuzishyira mu isosi rero. Kubera ko isosi yahiye nyine ngiye kurambikamo ifi. Ndakwibutsa ko udashaka kuzishyiramo nta kibazo, wazishyira ku ruhande ukazirya zimeze kuriya, ubundi ukajya warura isosi akaba ariyo ukoresha. Ugafata isosi ukarura, wangiza ukarambikaho n'agafi ku ruhande. Umva ni injyana.
Isosi rero irahumura neza we! Isamaki zo sinababwira, si ubu koko we mwagiye mubiteka mwangiza mukampa feedback, umuntu uzakora iyi resept azambabarire yandike muri comment, cyane cyane wowe mushuti wacu, nkomeje no kugushimira cyane wansabye ko nakora video ndi koza ifi kamera ukabireba nyine ukuntu nyoza neza, ngo ubushize ntabwo nabyerekanye neza, ni wowe watumye nkora iyi video, ndagushimiye cyane. Uzagerageze rero uduhe feedback utwereka ko wabikoze neza. Twagiye rero ifi imaze kuzirambikamo, ubikora witonze kugira ngo zidashwanyuka. Gusa ariko kubera wazicishije mu ntuze mu ifuru ntago zishwanyuka, ziba zikomeye zisa neza. Rero tugeze ku musozo. Ibiryo byacu birahiye, murabona ukuntu isosi imeze neza. Ngiye gukurikizaho ka karungo namwe muzi, timaye. Akarungo ka timu ni akarungo keza cyane gahumuza ifi kandi gatuma isosi ibikika neza cyane. Niko nkurikijeho, niko karungo ka nyuma na nyuma gashoje ibi biryo byacu twateguye uyu munsi. Nkomeje gushimira wowe twatangiranye iyi video tukaba tugeze ku musozo. Ndagushimiye cyane, niba ari ubwa mbere wageze kuri Cecile Show TV, ndagushimiye cyane kuba ushoje ino video, urakoze cyane. Ndashimira nawe duhorana umunsi ku munsi, nawe tukaba turangijanyije iyi video. Nawe ndagushimiye cyane, wakoze. Rero bavandimwe, ku muntu utarakora subscribe, akore subscribe, ukore like nimba iyi video wayikunze, cyangwa iri funguro twatetse nimba ryagushimishije ukore like. Ukore share, usangize n'abashuti bawe n'undi muntu wese wifuza guteka ifi. Hari ubwo uba ufite ifi ariko ukavuga iyi fi ndayiteka gute, se ndashyiramo iki, ugasanga nyine birakugoye. Uzabikubwira rero uzahite ukanda wandikemo Cecile Show TV, ako kanya bizahita iza, ubundi umusharinge nawe agerageze akora isosi iryoshye gutya. Muzabikurikize nk'uko nabikoze gutyo, ndabizeza ko muzaryoherwa. Mwakoze cyane kubana nanjye kuri Cecile Show TV, nakagaruka. Mwakoze cyane, ndabashimiye. Murabona isosi imeze neza cyane, iraryoshye, irahumura. Mana yanjye, sinzi ukuntu nabibasobanurira pe. Reka mbumvire nimba koko iyi sosi iryoshye. Reka mne kubasezera ntabanje kubumvira. Irimo n'ikibiringanya, irafashe. Reka njye ku gasamake gusa, birashyushye pe, birashyushye. Murabona ko biri gucumba umwotsi. Ariko nk'uko nabibasezeranyije, reka njyeho numve. Umva biraryoshye. Umva mwazagerageje koko. Reka ne gutinda, mwakoze cyane, mbashimire, muze dusangire, ndabakunda cyane, bye bye, tuzasubira.